rero nibyo avugaga pe birashoboka ufite ubwoba Claire bwo kongera gukunda ushobora bisho je nagiye mura n'ibintu byinshi ubu se mbabara nkwibarize ngiza amatsiko ubu wakubwira kuko Claire umusitari ushaka gushida kubona wakure no wabugufi akugati turagukunda kandi n'ubundi ngiye nabwira abafite gahunda yo gushaka bazima nukuri washaka Claire n'umugore mu w'imico myiza w'umukristo uciye bugufiya utaniza mutanishyira hejuru pe mbarumva ngiyewe rwose ndufite wo nkurangira nakuranga urakoze angibaza ubuzabwirwa niki nibe byagezaho nge sinarimbuza ubwo buhamya ubu umuntu avuga ngo ndagukunda dushakane ntiwagira impungenge yanjye uzi impamvu ntagira impungenge se iyo mvuga ku muryango nge nemera ko hari abagabo babi n'abagore babi ariko hari abagore babi reka mbwe bisho hari umugore ubona naho arimo avuga byonyine ugahita utekereza umugabo uko byagenda ni ukuvuga ngo ikindi kintu nemera umugore wabaye mubi waba mubi kurenza umugabo agenda yishyuye aba mubi kurenza abagabo urumva bishatse kuvuga ikirere ubu ngubu urumva twebwe abagore tuzi no kurira biroroshye kuza hano nkarira pe ukabona nararenganye nagushije ishyano ariko icyo nkubwiye cyo igituma nkubwira ngo nshobora gukundana n'undi muntu nuko nzi ko hariho abantu bafite umutima mwiza bagifite n'urukundo twongeye kubasuhuza abakunzi bacu abakunzi bazamuka TV show nimuhabwe umugisha abadukunda ndetse n'abagambiriye kuza kudukunda rero igitondo cy'umugisha muri Afrika n'ahandi hose babyutse ku migabane y'Iburayi n'abakiryamye batandukanye za Amerika na za Canada hose twagira ngo tubabwire ngo mugisha w'Imana ubane namwe murota Imana abandi mugira akazi keza kayamanywa aha rero ni kuri Zamuka TV nkuko twabibabwiye reka mbere yuko ngira ikindi mbabwira tubanze twiragize Imana muri aka kanya Imana data wa twese nyiribishye Imana ishoboye byose Imana yatubambiye amahema turagushimye Imana watubereye byose tuguhaye icyubahiro watubereye umugongo mugari watubereye ubwishingizi ahacu twakabaye twaribagiranye ibyaduhize byari byinshi ariko watubereye amaboko akumira ibyago n'amakuba tugushimiye iminsi tumaze tugushimiye iminsi iri imbere yacu turindiyemo twemerere rero muri aka kanya ubane natwe nyakubahwa kandi ugirire neza abatuzi ndetse n'abazatumenya kandi urushaho kutuzamura mu byo dukora urushaho no kutwagura mu buryo bukomeye butandukanye mu izina rya Yesu Kristo amen amen nago naje ngenyine ndi kumwe n'umutumirwa nkuko mubizi ntakunda kuba ngenyine ndi kumwe n'umukozi w'Imana Claire murakoze banje kubasuza kuri Zamuka TV mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe amen ntabwo ndi umushyitsi ahubwo ndi umusangwa kuko ntabwo ari ubwa mbere tubashije kuganira tuhuje rero abasha kumva ikinyarwanda bose ku isi yose mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe kandi mbabwira ngo ndabakunda kuri Zamuka TV abatanzi nitwa Amahoro Marie Claire Imana iduhana umugisha Claire urakoze Imana iguha umugisha tunezerewe kukubona hargira umuvuga butumwa bwiza yego burya kuvuga umuvuga butumwa gusa ntibihagije ahubwo bongeraho umuvuga butumwa bwiza yego kuko abantu bose nago tuzi ubutumwa bavuga nubuye ariko iyo twongeye ubuvuga umuvuga butumwa bwiza bwa Kristo biba bigaragara ko twerekanye inzira umuntu abaherereyemo Claire rero nkuko nge bamenyereye hano mvuga umuryango urimo umugore abana n'umugabo ni nacyo kiganiro dufite uyu munsi wa none n'umuryango Claire mbere yuko twinjira mu muryango abantu bakuzi bate bakuzi wiki navuga ngo ngewe nkuko hari ubivuze ndi umuvuga butumwa bwiza ijambo ry'Imana ndi n'umunyamasengesho hanyuma mu buryo bw'umuryango
navuga ngo nanjye mfite umuryango ariko nk'uko bivuze nibyo koko umuryango wuzuye uba urimo mama papa n'abana rero navuga nti ntabwo nagiriwe uwo mugisha cyangwa n'ibyagenze neza twubatse umuryango n'umugabo birumvikana ariko nyuma si byagenda neza dukora divorce navuga ngo rero iyi saha mfite umuryango ariko ni ukuvuga ngo ni njyewe n'abana yego Imana iguha umugisha ukomoje ku kintu gikomeye mu iyobokamana cyangwa se mu myizerere iyo umuntu avuze ngo ni umudivorce hanze aho ubona bamufata bate ubundi kuba umudivorce ni ibintu bidafatwa neza muri sosiyete kandi nanone arega nta nubwo aba ari byiza ariko navuga ngo iyo wisanze bikubayeho nta kindi kintu cyo gukora uba ufite uretse kubyakira ariko muri rusange abadivorce ni abantu badafatwa kimwe ku bantu bose ariko nanone harimo ibyiciro by'ababafata neza bakababona neza kandi nanone umunyarwanda yaravuze ngo nidukoma urusyo dukome n'ingasire ni ukuvuga nanone nabi bitewe n'uburyo witwaramo ariko nanone hari igihe uba uri umudivorce sosiyete ikagufata neza nabwo bitewe n'uburyo witwayemo ariko njyewe numva uravuze ngo bafata nabi umudivorce kandi koko ntabwo nanjye mbyibagiye ko hari ukuntu babavuga bakabasebya bakumva ko atakagombye kudivorsa ariko nkibaza none se igihe urugo rwanze ugashaka umugabo bikanga buriya abantu bashaka gupfa ibintu byinshi bashaka gupfa imyumvire umugabo mushaka kubana mbese nibihure bikanga ubwo se nareka tukarinda kwicanira mu nzu wowe ni kubyumva njyewe iyo mvuga kuri divorce mbwira abantu ko nibyo koko umuntu akwiye kwihanganira mu rugo ariko nanone hari ikintu gishobora gutuma umuntu atandukana n'undi hano mu Rwanda tumaze kubona imiryango itari mike abagabo n'abagore bicana umugabo akica umugore hanyuma yamara kumwica akamushyira muri gereza cyangwa se umugore akica umugabo bakamushyingura umugore akamushyira muri gereza ni ukuvuga ngo wa muryango turimo kuvugaho bihindutse ikibazo kuko aba bana babyaye bahita babigenderamo baba bazakura bavuga ati mama yishe papa amaje kumwica papa aramushyingura mama nawe bamukatira burundu muri gereza rero nkabwira abantu ni byiza ahangaha ndavuga ku bakiri mu ngo zabo ni byiza ko yihanganira mu rugo rwe kuko nta n'ikiza cyo gusenya kibaho ni ibihe byishimo wabuze utarakomezaho gato ni ibihe byishimo wabuze ubonye ubaye umudivorce ni byinshi urumva ukuntu bimeze gusa ndabisobanura gute ariko urumva ni ibintu byumvikana bisho urumva umugore abanaga n'umugabo kuri umugabo nibyo byishimo bya mbere ababuze noneho mu kuvuga ngo akimara kubura umugabo abuze ibyishimo by'uko yari afite umugabo babanaga mu buryo bw'imikorere mu buryo bwa hariya hirya mu buriri ibyo nabyo nibyo biba byarahuje umugore n'umugabo urumva rero batari kumwe ni ikibazo gikomeye ibyishimo ubu bibuze hanyuma ubu buze wa muntu wagufashaga kuhahira abana kwishyura inzu kwishyura amashuri ni ibintu byinshi ni ukuvuga ngo uba ugiye gusubira kuba umusiribateri kandi waramaze no kuba umumama urumva rero ingaruka zo kuba abantu batari kumwe zo zirahari nyinshi hanyuma ikindi narimvuze narindimo mvuga ukuntu nyine iyo umwe yishundi nashaka kubwira abantu ngo ni byiza ko abantu bihanganira mu ngo zabo ariko nanone bigeze kuri finali yo kuba umwe yakwica undi
kurekana ni ngombwa. uziko bari kugutuka mu mwanya bari kugutuka iyo utanga advice ivuga ngo ni byiza ko abantu bihanganira ingo zabo bari kugutuka bagahita bango we ko rwakunaniye aya nyine ni byiza ko umuntu yihanganira mu rugo pe buriya umuntu wese yaba umugabo wakoze divorce yaba umugore wakoze divorce ushaka gusanga wongeye kumugeraho yakubwira ati sinzasubira gukora divorce ariko nanone ntabwo ari byiza umugore n'umugabo bahamagariye kubana amahoro kandi ariko kire aho uratubeshye ngo umuntu ayikoze bwa mbere ngo agahura n'uwayikoze ngo yamubwira ngo sinakongera kuyikora kandi ahubwo ari tubona hari uyikora rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatatu gutyo none se ko hari igihe yajya mu rwa kabiri naho bikanga n'urwa gatatu bikanga nese yabigira ati reka nkubwire bisho ntekereza ko umuntu ufite gahunda yo kubaka ntabwo ashaka gukora divorce ngo ngere yifuze gukora kireba ari bugutuke nukuri kwa Mungu baragutuka hanyuma nibashaka abantu ke nta kibazo ariko icyo nkubwiye cyo umuntu wakoze divorce umwegereye ariko kuba akeneye kubaka ko hari n'abandi bantu bakora divorce ukabona nta kibazo ko niba umuntu ashaka kuvuga ati jewe kubana n'umugore tutabanye ntacyo bintwaye kubana n'umugabo tutabanye ntacyo nahombye urumva uwo muntu kumubwira ngo ngere kubaka cyangwa ngo yari afite gahunda yo kubaka bigaragara ko nawe yari afite ariko ndavuga ku muntu wagiye kubaka afite gahunda yo kubaka urugo nase usenya urwa mbere ntwari ufite gahunda yo kubaka nyine nibyo nkubwira nari nyifite ariko ntibyakunda none se ushatse uwa kabiri ugasanga icyatumye uva mu rwa mbere kiri no mu rwa kabiri kuko ntabwo ari we muremyi w'imitima wavuga ngo kubera ko nshaka kubaka reka mwihambirireho abantu batabona mvuye mu rwa kabiri oya ntabwo ari cyo navuze ngo ibyo nishobora no kukubaho ukagera no mu mahirwe ya gatatu ariko watekereza ugasanga nubwo wakoze divorce uri muri icuza uravuga uti kubera iki ibintu byambayeho kubera arega yakambwe bisho ariko urazi ibyo bintu ukuntu ku bantu byabayeho uzi ko ushaka kwisanga uko kuntu uri mushaka wongera ushaka gatatu kane gatanu ukisanga ufite abana badahuje base batanu ibyo byose ugomba kubiteganya kuko niba uwa kabiri agushatse nawe akeneye kubyara niwe utahagiriye amahirwe yo kuhubaka ngo uhakomeze uzajya ukajya ku rwa gatatu naho ushobora kubyarayo kuko wenda n'undi akeneye kubyara nta kundi birashoboka ko ushobora gusanga abana badahuje ba papa rero ni ukuvuga ngo ni byiza ko umuntu yihangana ariko kuri finali yuko umugabo ashaka kwica umugore cyangwa umugore akica umugabo nyine ubundi ikintu nshatse kuvuga akantu bakwiye gutandukana hajemo ikintu kivuga kwicana waruvuze ku cyitwa abana badahuje ba papa wabo yego reka nacyo wenda tukiganireho kirere hari umuntu usenya ari mutoya sibyo agasenya afite imyaka 35 ubu na 20 ningahe barasenya barasenya pe ni nayo mpamvu ngiye nsigaye numva abantu bakwiye kurenga imyumvire yo kureba umuntu ngo yarasenya yabaye umudivorce abantu bakwiye kurenga icyo kintu bakagitambuka bakumva ko umuntu wananiwe urugo rwe ntako atagize 25 arasenya 30 arasenya 35 40 arasenya ugasanga umuntu yewe na 45 aracyari mutoya ugasanga uwo muntu asenya ari mutoya ageze no mu rwa kabiri biranze kuko ntabwo we waremye imitima birashoboka abo bana badahuje base ngiye numva umuntu atagombye kubarebaho nubwo uri mama wabo wagiye usenya uri mutoya none se ubigira ute nabo bazafatiraho nabo bazafatiraho none se bigende bite arega reka ngubwire bisho hari ahantu n'ukuri turenganya abantu ngewe ndi umudivorce ariko kuba abantu bakwicara akamvugaho ntabwo nshaka kubarenganya uzi impamvu niba bareba Claire wubatse
noneho akenshi wenda twagiye duhura na divorce tutari twaba n'abakozi b'Imana. None se bisho hari ikintu Bibiliya ivuga ku myuka niba umuntu ibi bintu bimubayeho ari umukozi w'Imana. Kandi abantu mu myigishirize barigishijwe ko abantu bagomba kubana, ni nabyo baba barasezeranya benshi. Njyewe sinabisezeranye ko nasezeranye mu Babranamu, ariko abarokore abakozi b'Imana. Washatse umugabo uri umuburamani. Yego. Juste nanjye ukubaza ngo ijambo rivuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo aje gutwara itorero, urivugaho iki? Jewe naryo nigeze ndahira. Naryo we warahiye. Ariko noneho ndashaka kuvuga ku barirahiye. Urumva wenda uri umuvuga butumwa nkanje, cyangwa uri bishop nka Brigitte, cyangwa uri mwarimu runaka, cyangwa uri pasiteri, cyangwa urapote. Oya, uri n'umukristo rega va ku matiti. Urumva wamajije kumenya isezerano icyo rivuze. Urumva ugiye hariya urarahiye, uravuze ngo tuzabana kugeza Yesu agarutse cyangwa urupfu ruje. Iyo ni indahiro warahiriye, wayirahiye hari abizera n'abatizera, n'abashumba batandukanye benshi. N'abashumba batandukanye. None se koko tuvugishije ukuri, uragira ngo umunsi wasenye ba bantu bumvise urahira ndahiro baceceke? Shabara gutuka rero, wihangane. Ntabwo byakunda, bagomba kugutuka. None se kire ubu uri mu mishinga yenda tuvuge kukura cyari mutoshye, ejo uzubaka urundi rugo, ndetse rwose nibaza ko n'ubu ngubu rwose wagutereta kireri yashaka, kuko nta miziri kuriho, nta cyatuma utuba ku rugo, uri umudamu mwiza, ugira imico myiza, uri n'umukristo pe. Uyu munsi ushatse urwa kabiri narwo bikanga, kandi noneho uzarahira muri ya ndahiro. Abashumba icyo gice ntago tujya tukirengeho turahiza. Hari ijambo tubwiriza ryo mu itangiriro, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kabana n'umugore wa karamata. Imana irema umugore nako ivana umugore mu rubavu rw'umugabo, akanakara ko mara yawe nakagufwa ko magufwa yawe, nicyo gituma bazabana karamata. Mwara nabifashe mu mutwe. Tukagaruka mu Efeso 5 twavuga ngo umugabo ukunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze itorero akanaripfira. Umugore ugandukira umugabo, ibintu nk'ibyo byo nibyanditswe duhagaramo dusezeranya ibihe byose. Hakazaho cya gice rero umushumba basezeranya avuga ngo muzatandukanywa nuko n'urupfu cyangwa Kristo aje gutwara itorero cyangwa umugeni mu misi Kristo azabagarutse. Ibyo witegure ngo uyu munsi ukubwa ngo Claire tubane, muzacuca muri izo ndahiro no muri ibyo byanditswe. Ejo ugeze hariya rero ubonye enda n'umugabo ukuraza icyuma ku musego, cyangwa se mu cyumba aragukubita ikofi ijisho ugasohoka ryatukwe, wagera hasi mu bashyitsi sheri ndagukunda kandi yagutikuye ikofi, sibyo? Uzahangana n'ibyo byanditswe gute? N'ibyo bigerageza uhure nabyo mu rugo, kuko birashoboka tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Reka nkubwire, uzasenga uzi impamvu. Buriya hari ikintu nabonye abadivorce benshi batemera, ariko njyewe nemera. Ubundi ukoze divorce, icyambere wagakwiye kwemera ko watsinzwe. Uzi impamvu? Za ndahiro zose warahiye na bya bindi wemeye, ari wowe ari n'umugabo biba bibananiye, no kuvuga ngo muba mutsinzwe. Hanyuma rero aho hantu uvuze, njyewe bimbayeho nyine nasezeranye gutyo, nkuvuga ngo nagenda nkihangana, byananira nshobora kugerageza andi mahirwe. Uzi impamvu? Njyewe ntandukanye nawe Bishop, ibyo bintu bimenye. Umva ahantu dutandukaniye. Njyewe hari ibindeba biri muri Bibiliya, ariko hari n'ibireba inshingano z'abantu z'abepiskopi. Urumva ziriya nshingano rero Bibiliya iravuga ngo, urumva reka nkubwire pastor, mbere yuko ukomeza kanguhira ijambo rya Bibiliya ndavuga ngo hari abazambikwa amakamba menshi, ngo ariko cyane cyane abagaruriye abantu kuri nde
kuri Kristo Yesu ni bande nabavuga butumwa urumva ariko noneho urumva njewe niba nyene amahirwe ya gatatu nawe ukaba yakeneye kandi uri bishop hari ibyo ugomba kureka Bibiliya ikwemerera kuko wowe se Bibiliya tugenga se simwe ariko bishop reka nkubaze ubu we kuri mu rugo rwawe nta ntambara ahuyemo nazo baba data we zirenze uyu musatsi wo ku mutwe nukubera ko wemeye kuba ngewe izanjye zingana n'ibi byatsi bya pasiparumu ureba ahangaha urumva ubu rero hari ibintu wakwigisha umuryango oya yabishobojwe n'Imana ariko hari ibintu yakwigisha reka mbanze ubwire icyo bita bishop apotre pasteur utwo tutitire banzu dukureho buryo uko wagwa nawe niko yagwa uko yambaye inyama n'amaraso rero reka mbabwire ibyo ndabyemera ko mwagwa nkuko natwe abakristo twagwa ariko niba mwagwa nkuko twagwa mugomba kureka inshingano z'ubupasiteri wowe kukibwiriza Bibiliya ntabwo se bishop reka nkubaze Bibiliya ubwiririzamo reka nkubwire bishop niyo mbwiririzamo reka nkubwire impamvu wihanganiye mu rugo rwawe kuko intambara zo wemeye ko wahuye nazo zirenze ibi byatsi yego mwami Yesu n'uyu munsi dufite n'uyu munsi turacyazifite ariko kubw'umurimo ushinzwe kandi urazi kubera ko uziranye n'abantu benshi batandukanye washoboraga kumureka ukanabona n'ubundi yewe uri na mwiza pe urumva kirera arimo kuntera imitoma kirera ariko rata urananyikundira merci beaucoup urumva uri na mwiza imitoma nawe uri mwiza shiri wanjye birashoboka ko urumva urakoze birashoboka ko wari buruvemo ukabona urundi hariya ariko ibyo byose arabiretse kubera inshingano ufite ikintu tugomba kwemera ntabwo babyoroshye urumva ntabwo byoroshye bantu mushaka ko batavuga ntabwo byoroshye ko babona bishop wubatse 2 3 4 5 nta nubwo byoroshye kubuvuga butumwa ahagarara ku ruhimbi ngo avuge ngo ngende umubwiriza butumwa bwiza nubatse 1 2 3 4 icyo nanjye nemera cyo nemera ko igihe cyose wafashe Bibiliya ugagara imbere y'abantu iyo seve 1 2 3 4 iragoye kirega ntabwo ari iby'aba bishop si iby'abapotre ariko ku yindi side ntabwo umuntu yarenda guterwa icyuma ntabwo umuntu yarindwa gukubitwa ngo bamukuremo ijisho ngo nuko ngo afata Bibiliya ngo agahagara hariya rero dutanguhe muti ijuru se ni wowe uritanga rega hari ibintu abantu bajya bitiranya ijuru ubundi se wababwira oya nanjye ndashaka formule yo kujya mu ijuru ari iyi ntabwo ushaka kumenya tuvire no mu kiganiro okay wowe jya ku ruhande wowe kire twikomereza ikiganiro Imana iguhe n'umugisha kandi ibi tuvuga hari abandi bakeneye kubisobanukirwa bari imbere yacu ariko ngewe side yanjye ntabwo nemera umuntu ushobora gukubitwa akaba yahasiga ubuzima mu rugo kubera yuko ngo ari runaka iki ku murimo w'Imana kubera ko ngo asenga 7 kubera ko ngo agira gutya nemera ko habaho kwihangana kugira ngo urugo rwubakike kuko uyu munsi wa none natwe kuba yenda zuba tuzirimo ntabwo byoroshye ariko nuko hari bitaratuma ushobora gusohoka nuko hari bituma utarasohoka ariko burya bije wananirwa nuko bitaragera ku rupfu Brigitte ntago biragera ku rupfu rwagezeho ahubwo ni wanamenya nawo nanyuze tubwira abantu kandi ni nabyo nagumye mvuga nibigera ku rwego rw'urupfu umuntu wese ajya hunga kuko ntabwo ari byiza ko abantu babana ngo batandukanywe nuko umwe yisha uwundi ahubwo ngewe nagira ngo ugire n'inama abantu iyo bamaze gukora divorce kuki umugabo n'umugore bakoze divorce bahigana umwe akangundi ukamwikinga ataranyicara jyate nukubera iki urumva aho tugarutse ku muryango ni kosa rikomeye cyane kandi ababyeyi baba mama benshi nibo bakora iryo kosa impamvu mbivuze nagiye murana kanyinshi z'aba mama umumama atandukanye n'umugabo ahita afata umugabo nk'umwanzi we kandi ntabwo ari byo kuko buriya ni ukuvuga ngo nubwo atandukanye n'umugabo mufite ibyo mupfa
ariko abana ni papa wabo ni papa wabo bana bawe nta nundi se wabo bana uzabona uzabasimbura ushaka kuba n'ubafasha bakiga ushobora kuba n'ugufasha kwishyura iyo nzu urimo nziza ariko ntabwo wabona uhinduka se w'umwana wabyaranye n'umuntu rero nagira inama abagore n'abagabo batandukana ko batajya bishyiramo abana babyaye kandi nanone ntekereza ko ibintu byatandukanije abantu simbizi uwo ni Claire ni njyewe njyewe ntabwo ntekereza ko nanjye ifitanye ibibazo na se w'abana biba byararangiye tukabaho mu buzima busanzwe tukabana nk'abandi bose kandi tukabana nk'ababyeyi b'abana yego ikiduza nk'umugore n'umugabo nta kiba gihari ariko noneho ikiduza nk'ababyeyi b'abana kiba kigihari isano duhujwe n'abana ibigihari rero ni byiza ko abantu bamaze gutandukana bagakwiye kubana amahoro kugira ngo basigasire umuryango w'abana biroroha ko umuntu yatandukanye n'umugabo abana bashaka gusura papa cyangwa bagasura mama biroroha njyewe kuri njyewe ntabwo byankomereye pe kuko nakuze ndi imfubyi narinze ububabare bwo gukura udafite ababyeyi uko bumeze rero naharaniye ko abana batazigera babona base nk'ikibazo ari nayo mpamvu mu buhamya nagiye ntanga hari byinshi nagiye ntavuga kubera uburenganzira bw'abana rero abana bajya kwa nyirakuru bakajya kwa nyirasenge bagahura na se numva ari ibyo aba bantu bamara kugirana ibibazo n'abo bashakanye bakaza bakavuga ibibi by'abagabo babo ubibona ute cyangwa by'abagore babo cyane ariko n'abagore baza bakabivuga ubibona ute birababaje byatangiye ubona ari abagore babivuga ariko umugore buriya uri mu kibazo umugore uri mu kibazo cyo kurera abana ari wenyine atari umukristo reka mvuga atari umukristo kuko umukristo hari ibyo atinya kuvuga ariko iyo utari umukristo ushaka kuvuga ibintu byose kubera ubuzima urimo cyangwa se depression ushobora kuba ushaka utari umukristo aregwa ko umukristo ni ikindi niyo uri umukristo hari ibintu nakunze kubwirana ngo abantu ntibarakizwa so na bisho uri umukristo hari ijambo utahagarara no kuri kamera ngo uvuge hari ijambo uri umukristo udashobora kwicara aha ngo uvuge ariko hari n'ijambo b'abasitari tuzi bo hanze badakijijwe ashobora kuza akivugira akigendera rero byatangiye ari abamama ariko n'ubusigaye ubona ko n'abapapa baraje bishatse kuvuga iki ari umugabo ari umugore simbona ko ikintu cyose upfuye n'umugore upfuye n'umugabo ikiko uje kuvuga iki ngo babikiza baba bamerewe nabi mu mutwe urahagurutse wenda koko wari ufite umugore w'umurozi cyangwa umugabo w'umurozi n'urugero uje kuri YouTube kuvuga ngo umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye aranduga urabivuze nibuka hari umugore nahoze numva mu gitondo ngo yavuze inkuru ye ahantu hamwe avuga uburyo umugabo we yari igisamba yari umujura ariko afite abana ejo bazaba abayobozi ejo bazayobora ibintu runaka bazaba muri sosiyete ku mashuri mataho biga barimo kubona ngo papa wabo yari igisambo ubwo mama w'abana ntarimo guhemukira abana reka nkubwire bisho turetse niyo baba abayobozi niyo bakomera ariko igihe cyose umwana ijambo ryose avuze kuri se cyangwa avuze kuri nyina aho azaryumvira ntiyabura kubabara kuko arega uyu muntu mwabanye nabi ntabwo umwana bibona ko mwabanye nabi nta nubwo abizi cyane rwose nta n'ikibazo amubonaho noneho cyane iyo abana bakuze abana iyo bakuze bageze mu myaka 14-15 niyo baba baratandukanye na papa wabo batangira kuba inshuti urumva rero ubwo bucuti bagiranye ntabwo azumva ibintu mama yamuvuzeho niho hahandi niyo mama azaba ari we wari mukuri umwana azumva amagambo agahita abona ko mama yari yarananiranye
none abadivorce mu itorero babafata bate? Umugore w'umukristo ubu turi ku mudivorce w'umugore w'umukristo. Umugore w'umukristo umudivorce ngo babima uruhimbi yo mwavugaga ubutumwa igaburo ryera ngo bari bakuraho. No kubeshya reka nkubwire bishop nawe uri bishop ufite inama ushumye. Ngewe doctrine zanjye rero banze zitandukanye n'ayandi mato. Oya jewe reka nkubwire nk'ubu nsengera Bethesda Holy Church kwa Rugamba. Ariko abadivorce babafata nk'abandi bantu. Ijambo bitewe n'imyitwarire nawe ufite. Oya ibingibi n'ubu mu mwanya w'umugoroba mfitonde ukwane ikiganiro mu divorce mu itorero rimwe. Yego. Nzi neza ko ibyo bintu ari bubisobanure kuko n'igaburo n'ibiki byose baramuhagaritse. Kandi siwe wayishatse divorce ni umugabo wayishatse. Aho ngaho rero twavuga abo bashumba nabo nukurenganya abadivorce. Nk'urugero ya Pastor Fanny ndamukunda cyane ako uzumva yarimo kuvuga umudivorce cyangwa mama gitangaza ni mama gitangaza mama bitangaza ku kintu cyitwa umudivorce bakubita batababarira sivyo. Reka nkubwire bishop bajya mu byanditswe kandi ko ugasanga ibyanditswe ni byera biravuga ukuri. Reka nkubwire bano bantu bo kuri YouTube hari n'igihe akubita ababaza kubera beef afitanye n'umuntu. Buriya se hangaha bariho n'intambara z'amatiko. Nese kuri YouTube ntabwo ubibona ashaka ko afitanye beef na Kerere akabona nahandi ari bunyatakire urumva agakaraba kambara akaza kwa Brigitte cyangwa akajya kwa Fanny cyangwa akajya ku Memburo n'ahandi agahita avuga ati ngiye kuvuga ku mudivorce. Ariko ubundi abantu bose babaye batekereza hashyizemo ubwenge. Divorce wayikora kuko reka ubwire uziko n'abantu ugibona. Ariko mama bitangaza bigisha gufata neza umugabo akababwira ko nta naho divorce yaca mu rugo rwe. Ariko reka nkubwire Brigitte ubu nta bantu ugibona basenye kandi agahagara no mu ijambo ry'Imana ribigaragaza. Reka nkubwire n'abantu ugibona basenye bafite nk'imyaka 70 bafite abuzukuru n'abuzukuruza. Rega iby'imyaka n'abana ntaho bihurira. Ikintu nshatse kuvuga uyu munsi ushobora kumva ko na divorce ntabwo ari nziza. Icyo cyo nanjye mwe ugafanta batajyaho nakwimye ndimo kunywa ngenyene. Bashaka kugira ngo bishop ni igisambo de nagumye nirenze ibirahuri imbere ya bashobora umuntu bashobora kuvuga ati sinakora divorce koko bikanagwira ntuyikore. Ariko seje umwana we ntashaka kuyikora. Oya ngo buriya ababyeyi icyo batakoze n'abana ntibagikora. Wapi twe twagiye tuyikora ababyeyi bacu barazikoze. Nta hantu namwe bihuriye. Ubwo rero urumva abo rwa rugero rutoya rw'abakozi b'Imana. Urugero rw'abashumba bameze gutyo nukubwira abantu bafite ingo bageze kuri finali yo kwicana akabwira ati nimushaka mwicana. Ako bare bashumba no kuvuga ngo bameze gutyo ari Fanny ari mama bitangaza ntago babivuga kubera urwango bajya mu ijambo ry'Imana bakarishinga agatoki kandi ijambo ry'Imana ntirihinduka naho bahagarara. Ariko rero ijambo ry'Imana sinibukana byanditse ko ndumva ari mu Bakorino. Makorino 2:15 naho hagaragaza ko Imana niba yarubakiye abantu cyangwa yarahuje abantu ntabwo yabahamagariye kugira ngo bicane. ngo mwene nk'uwo yakongera akarongorwa niko bibiri umwe muri mwe niba atizera mutane ngo mutane. Kandi urumva y'abantu bagezaho batandukana haba harimo utizera nyine kuko arega bizera Imana by'ukuri bari kumwe ari babiri ntabwo bapfa gutana. None se Claire urugo rwawe rw'amahirwe ya kabiri uteganya rwaba rumeze rute ukomparinze n'urwa mbere? Ntekereza ko ngiri umugisha n'Imana nyine byose n'Imana tubikesha cyane. Kwaba ari urugo rw'abantu babiri basenga n'abandi bazamo bakaba barasenga cyane banasenga ariko
kuko urugo ruba rwubakiye kuri fondasiyo y'abantu babiri ngo ni kofi oya ntabwo ari ni we ntabwo ari kofi ikofi oya none si kofi se hari abazifite basenye bakoze ubwo abadukurikiye babyumve Claire washaka suwa meze suko ameze yewe nyeneye umuntu twawuza nyine tukubaka tugasenga tukazabana mu iseko no mu ijuru nubwo mu ijuru n'abagore n'abagabo ntago nibura nkazabona ubugingo buhoraho nawe akazabona ubugingo buhoraho murabyumva umugabo Claire yifuza ntabwo ari umugabo wakoze ikofi umugabo ashaka n'umugabo usenga bashyize hamwe kandi bakundanye witeguye ko hagira abana badahuje na papa ba mbere rero abana babyakira bati cyane bararangije kubyitegura iyo byakubayeho abana baba bamaze kumva ko nta kibazo gihari ntabwo ari bya bindi bavuga ngo mama ko akozanye umugabo yenda twigiriye kwa papa yenda twigiriye muri famiye abana bahita babyakira ntabwo abana banjye njye ibyo babivuguza impamvu n'ubundi kwa base bajyayo bagahurana mbega mu muryango babamo baba ahantu hose aho bakeneye urumva rero umwana ubuzima ushaka guhinduka yenda urashatse cyangwa ugize gute agahita akenera kwigirira kwa se nuko baragiye umubuza kujyayo ariko iyo yajyayo n'ubundi abazi itandukaniro rya papa we na mama we ashobora kuba kwa papa ashobora kuba kwa mama we ahantu hose mbese aba yemerewe kuba yahaba Claire ni iki bamwibeshyaho muri uru rugendo yahamagariyemo rw'ivugabutumwa icyo banyibeshyaho urumva hari nk'ukuntu abantu babona wavuze cyangwa wavuze ukuri agahita avuga ngo ubu ngubu ngo Claire aratwatatse cyangwa arabeshya ariko mu by'ukuri njyewe nkunda ukuri mu buzima bwanjye ushobora kwibeshya ko ntari mukuri ariko igihe cyose nshobora kuvuga ari nayo mpamvu nayo imaze iminsi ntuje mba numva navuga ukuri igihe cyose iyo babivuze gutyo ukumva baragutuka wumva umeze gute ntabwo wumva ubabaye ntabwo mbabara kuko impamvu ntababara igihe cyose ukuri gutsinda ikinyoma njyewe nagiye mbibona kenshi ushobora kuvuga ukuri abantu bakagutera amabuye ariko nyuma gatoya hahita haba ikintu kigaragaza ko ibyo wamubwiraga byari ukuri hari abo wabwiye ukuri umaze kubabwira ukuri mbere gato barabisobanukirwa birahinduka yego reka nkubwire ubuzima tubamo bwa buri munsi bwose tuba tugomba kubuhigira kugira ukuri kwinshi cyane hano imbere kuri kamera kandi urumva ukuri gusobanura ibintu byose kabwe Bishop nibaca mu gikari ngo bakwandikire bagutuke ntabwo babura kunyandikira nibyo wavugaga buriya by'ikofi uzasanga umuntu yirata ikofi cyangwa yirata n'ibindi ariko ibyo bintu yirata isaha ku isaha hari igihe bihinduka oya ifaranga ni umushyitsi rero ni byiza ko twagakwiye kuba abanyakuri cyane ko n'ijambo riravuga ngo ukuri niko kuzatubatura cyangwa nawe uramutse ugize ikofi wajya urebe inkoko hari ahantu mperutse kubona umuntu ari kuri kamera afata inkoko ngo ngari yarabitubwiye we akubita umudiho uzi ikintu kimwe uzi iryo jambo uburyo ngiye kuri gusubizamo nitugera mu ijuru kwa data twese kuko hano mu isi ho turacumbitse ntabwo Imana izakwaza wowe Bishop ntabwo izakwaza ngo wanyweye fantazinga izi turimo kunywa ahubwo izakwaza wahaye abantu fantazingahe ntabwo izakwaza ngo ese Bishop wari inkoko zingahe ahubwo izakwaza izo nkoko wagaburiye abantu bangahe ntabwo Imana izakwaza ngo wambaye imyenda ingahe wambaye baze zingahe wambaye ibitenge bya super bingahe ntabwo yari afite impano yo gutanga yari afite yo gusenga nibyo wambara ibyo Imana izatubaza ibyo twariye ubwacu n'ibyo twambaye n'amashuri twishyuriye abana bacu Imana ahubwo izatubaza mwafashije abakene bangahe ese ko wari ufite izo nkoko nibura hari umuntu wagaburiye ikiro cy'umuceri ese ko wari ufite ayo mafaranga nibura hari umuntu waguriye ibiro 2 by'ibirayi ibyo ni by'Imana bivuga ngo igifite agaciro ntabwo ari byo dufite
ahubwo igifite agaciro nibyo dukorera abandi bantu kandi ibyo bintu kenshi ba nyiri kubikora bazanabigororerwa babikorera mu ibanga nta nubwo wabimenya. Mu minsi itambutse Claire yagize utuntu tw'intambara twinshi hano kuri za media ntari ujye gusubiramo, turagenda turasakuza Claire ntabwo wumvisha uhungabanye buriya cyangwa Imana yari yarabikubwiye? Nari mbizi. Wari ubizi ariko urumva ibintu bije guhungabana ntabwo wakubura. Ariko iyo haje ibihungabanya umugenzi winjira mu cyumba cy'amasengesho ugasenga kuko Yesu wenyine niwe ubasha guhosha intambara. Ariko nta nubwo byatinze ndashima Imana, abonye byaratinze nuko kwari ubizi Imana yarabikubwiye. Iyo Imana yabikubwiye Imana yahise yitamurura irazirwana irabisoza irabirangiza. Turiho tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Wagira nama ki aba babyeyi iyo bamaze guhura n'izo ntambara z'ingo zitoroshye bahita baza bakabivugira ku makamera, abantu babona abantu bakoze divorce bakabafataho ijambo, yamonaganye n'umuntu ati buriya atwaye urugo rw'abandi, yamonagiye ati buriya mbese ibintu nk'ibyo ugasanga babagize uruvugiro. Ago se bisho ubundi ahubwo reka twibaze ikibazo kimeze gutya mbere yo gutanga inama. Ese iyo babivuze wowe mu divorce urimo kumva uri bwumva iki kiganiro urisuzuma ugasanga koko nta rugo wasenye, kuko aho hantu nabwo haba hari ikibazo. Urumva kuba naba ndi umuvugabutumwa njyewe ndivuga wijya muri kote y'abavuga butumwa. Ubu turabwira abazi Imana n'abakristo mbese abantu bahuye n'ikibazo, abantu bose muri rusange. Urumva byaba ari ikibazo kuba urugo rwanjye rwasenyuka ariko nanjye nkagira urundi nsenya, byaba bibabaje. Ibyo bintu birababaje. ariko hari n'igihe babivuga ntazo basenye n'ukuri. Njyewe iyo mvuga muri kote zombi birashoboka ko hari ingo wasenye z'abandi. Niba hari izo wasenye isubiraho kuko si byiza. Ariko nanone birashoboka ko hari n'abandi bantu bavuga ko abadivorce babasenyeye ingo ariko batarazisenye. Nabo navuga ngo nibisubireho, si byiza ko bavuga ngo umuntu yabasenyeye atabasenyeye. Ariko Claire ubu ko wubatse urugo uruzi, urugo ruhagaze nyaguhagarara ku mugabo n'umugore bakundanye, ninde warusenya? Ahubwo ruba rusanzwe nta ruriho. Ariko banarusenya gutese. Ariko reka nkubwire, urazi bisho uzi ko ubu ngubu hano kuri kamera hari n'umuntu aza nk'ubu wenda nkawe kananga urugero kuko wowe ntacyo uri buntware, ushaka kuza ukavuga ukumva amagambo uvuga yonyine ukumva yabwiye umugabo w'undi mugore wamutwara. Ibyo bintu birashoboka kuko reka nkubwire, iyo tugiye nko mu gipasiteri no mu gishumba ni gute babasenyera? Akenshi basenya ingo biyambitse umwenda wo kubasengera. Urumva uyu mugore najya gusengera umugabo aravuga ngo ni Imana yamumutumyeho, namusengera aramusengera umugore wadahari. Urumva uyu mugabo najya gusengera umugore arasengera umugabo adahari, kandi ibyo bintu ntabwo bikwiriye. Wagakwiye niba uri pasiteri niba uri bishop ugiye gusengera umuryango hamagara umugore n'umugabo. Ayo masengesho rero y'abagore witwaje kuri bishop uri murasengera abantu batandukanye, rimwe na rimwe ni hahandi uzasanga havuyemo ko rwa rugo warusenya. Rero reka nkubwire bisho, Imana bayavuze yuko atari umva ikintu utari bunyemeza utananyemeza. Nibyo koko hari abantu bavuga ngo babasenyeye batabasenyeye, ariko hari n'abavuga ko babasenyeye babasenyeye. Niba wibuka hari inkuru mu minsi yashize yigeze kubaho iravugwa ku bagore, umwe avuga ati uyu yasenyeye muri umunange kandi ari umupasiteri,
nyuma birangira koko kuri finale wa mumama ibyo yavugaga bamugira umusazi birangira ubona ari ukuri urumva byarangiye ari ukuri se rero reka nkubwire byarangiye ari ukuri rero reka nkubwire iyo nkuru se hari iyo nkuru yagenze iti mbabarira ariko reka nkubwire reka tubwire ngo abantu basenyera abandi ntabwo ari byiza ariko nanone abantu bavuga ngo babasenyeye batabasenyeye nabo ntabwo ari byiza urugo rushobora gusenyuka nta muntu undi warusenye rwasenywe nawe mwebwe bombi babiri ari mwe mwarusenye. Reka dushimire Claire nta n'ikindi ndi burenzeho twari turi ku kiganiro cy'umuryango twavuzemo byinshi kandi koko nibyo twavugaga ku buryo abantu bajajinga abandi ngo basenye tukavuga ngo hari igihe byanga koko bikangaho kugira ngo ugwe mu rugo wasenya niyo waba usenga amasengesho y'iminsi 21 cyangwa 30 40 ariko ugeze aho ushobora gupfa ndumva ari conclusion wasenya pe warekana n'uwo muri kumwe warekana n'uwo muri kumwe ubuzima bugakomeza ukabasha kwitungira abana ariko bitariho urupfu nibibeho inkoni nibibeho iki wakwihangana abana akagumya akabona papa na mama bakagumya bakaba hagati ya papa na mama wakwihangana ingo zubatswe zirimo ibintu byinshi bitandukanye cyane ko iyo uri kumwe n'umuntu mutavukanye nawe atavukanye nawe ntabwo habura ibintu ariko ureka nkubwira akantu gato kaka ndavuze ngo ushaka kubaka rumwe kabiri gatatu gasanga njyewe nakoze divorce ndi umwana pe kuko nawe mfite ari nk'imyaka 25 nyuma yaho iyo nje mu buhamya bwanje bisangamo nyuma yaho nkundana n'undi muntu besho nenzi ko tugiye kubana numvaga nduhutse ariko uyu muntu nasanze ingeso cyangwa imico yari afite yari mibi kurenza undi twabanye none uri muri wa mugano uvuga ngo wangu uyekenye igufu kaza nuri mirabungu noneho byarangiye gute kubabonye ubuhamya bwanje byarangiye tugiye mu murenge dusigaje iminsi 10 ngukwe bube kwa Bishop Rugamba niho byaba ni ibintu byabaye ku mugaragaro umurenge wawe ugiyemo nawe ugiye ubu uri umudivorce kabiri urumva birangira buri minsi 10 urazi ko ku rusengero sinzi nibiwanyu bihari ako twebwe birahaba haba hari abantu bashinzwe umuryango niko bigenda umugabo bamufatira mu bintu ntari busobanura hangaha urusengero ari umukristo w'urusengero urusengero rwonyine ruhagarika ubukwe nyine burahagarara habura iminsi 10 ngo ambara ivara ngo nambara gati ujya akagira inkuru narishoje ikiganiro ndakomeje turangije urumva nandi mahitamo yarahari rero nibyo avugaga pe birashoboka ufite ubwoba kirebwo kongera ukunda ushobora bisho je nagiye mura n'ibintu byinshi ubu se mbabara nkwibarize ngiza amatsiko ubu wakubwira kuko Claire umusitari ushaka gushida kubona wakure n'abagufi bakugati turagukunda kandi n'ubundi ngiye nabwira abafite gahunda yo gushaka bazima nukuri washaka Claire n'umugore mu w'imico myiza w'umukristo uciye bugufiya utanishyira hejuru pe mbarumva ngiyewe rwose ndufite wo nkurangira nakuranga urakoze angibaza ubuzabwirwa niki nibe byageze aho nge sinarimbuza ubwo buhamya ubu umuntu avuga ngo ndagukunda dushakane ntiwagira impungenge yanjye uzi impamvu ntagira impungenge se iyo mvuga ku muryango nge nemera ko hari abagabo babi n'abagore babi ariko hari abagore babi reka mbwe bisho hari umugore ubona naho arimo avuga byonyine ugahita utekereza umugabo uko byagenda ni ukuvuga ngo ikindi kintu nemera umugore wabaye mubi waba mubi kurenza umugabo agenda yishyuye aba mubi kurenza abagabo urumva bishatse kuvuga ikirere ubu ngubu urumva twebwe abagore tuzi no kurira biroroshye kuza hano nkarira pe ukabona nararenganye nagushije ishyano ariko icyo nkubwiye cyo igituma nkubwira ngo nshobora gukundana n'undi muntu nuko nzi ko hariho abantu bafite umutima mwiza bagifite n'urukundo ariko hari n'abandi babi hari abagabo babi hari n'abagore babi gusa ngewe ikintu naje kubona yenda gituma umuntu yubaka
sindubaka imyaka myinshi cyane ariko njya nibara ko ngiye kuzuza 28 nubatse. Imana ikomeze gushyigikira. Ntabwo byoroha, ibintu byose cya mbere bisaba kwihangana. Yego. Cya kabiri bisaba kugira ibanga ry'ibyiwawe. By'ibyiwawe kuko uwakwinjira wese mu karembo k'urugo yagasangamo umwijima. Arega ntabwo ari urugo rugusabisha. Reka nkubwire kuri ibi bintu by'ibanga urabivuze, nibuka ibintu maze iminsi mbona kuri YouTube. Ubu ngubu bigezaho umuntu yaryamanye n'undi bakaza kubivuga kuri social media. Hari ibintu bundi uretse na Bibiliya, uretse no kuri umukristo, hari ibintu mw'abantu mwe bitavugwa. Hari ibintu bitavugwa, hari ibintu bitajya kuri YouTube, hari ibintu nyine tuzana kandi twitwa ko turi n'abarokore. Ugashaka inyungu y'ababyumva, ese aba bantu bari bukuremo agakiza? Ese ibi bintu byubaka ubugingo, ugashaka inyungu yabyo ukayibura. Reka tuvuge ngo yenda two kujya mu gisata cy'iyobokamana gusa, kuko uyu muryango tuvuga urimo abana batari mu iyobokamana gusa, turavuga n'umuryango utari mu iyobokamana. Aba bana ibibazo bagira urimo kwanika ibintu hanze by'iwawe nabo birabafataho, n'ubuzima bwa famiye bw'umuryango. Nta mpamvu yo kugira ngo ufate ibintu by'urugo, uzane ibya papa, uzane ibya mama, ubizana aha muri iyi mihanda, urabijyana he? Ubundi se mujya ku bana twari duhari? Kandi urumva n'ababyumva nta nyungu bakuramo, kuko urumva ngiye kuza hano nkavuga nturumva Bishop Brigitte yamuje n'umugabo, uyu mugabo arangije aransaba turyamane. Mu by'ukuri reka nkwaze Brigitte, ibintu ndimo kuvuga umuntu uri bubyumve ari bukizwe, biri bumwubaka iki? Sino gukizwa gusa, nutakeneye gukizwa arabireba kumva nta somo ry'umuryango. Erega hanga turabwira imiryango yose kugira ngo nawe umuryango we arebe twabana gute, ese twakwihangana. Kuba umugabo atahatinze sicyo gisenya urugo, wagombye kwihangana iyo ngeso yazangira. Kuba umugore yagiye atakubwiye muri gahunda runaka ntabwo ari cyo gisenya urugo, sicyo gituma hafatwa ibyemezo. Kuba umugabo ahembwa, hari abagabo bahembwa ntibatange rasiyo, wari ubizi? Yego ndabizi. Hari abagabo uyu munsi wa none bafite akazi, abagore batazi amafaranga abagabo babo bakorera, cyangwa se ukona kuri turari igitanda ajugunyaho 2 cyangwa 5. Kandi none wumva igitangaje, naza akavuga ko umugabo atanga rasiyo cyangwa adahembwa ngo azane umushahara, ntabwo uyu mugabo nayibona mu itangazamakuru ari bwo azabikora, ntabwo azabikora. Ahubwo se abantu benshi hanzanga usanga umuntu ni uzi gahunda ziwe, ariko kubizana ahangaha nta mpamvu, sinabyo bituma usenya. Reka tubwire abantu ngo tugire ibanga. Abantu nibagira ibanga, ntabwo ari byiza kuza kuvuga ibintu, ntabwo ibintu byose bivugwa mwababyeyi mwe mwarabyaye, nanjye ndi umubyeyi. Ejo n'ejo mundi dukeneye abakwe, abandi bakeneye abakazana, ntabwo mwakabyaramo. Hari imyaka umuntu agira, ubundi umuntu wageze imyaka 30 kuzamura gusubiza hejuru, yagakwiye kuba hari ibintu abika mu mutima we nibisohokemo rwose. Reka gutana bishobora no gutana, abantu bashobora no gutana mu ibanga, ariko nabyo birashoboka. Ushobora gutana n'umuntu mu ibanga kandi mukundanye kugira ngo bihe respect abana mwabyaranye, bakaryama bakasinzira neza, bakajya mu muhanda bakumva bafite icyubahiro. Ntabwo gutana ari ukuza ngo usakuze. Hari benshi bicaye imbere yanyu, hari benshi muhura nabo bamaze gutana kera, bawe nibirenze nibyo banaseka utamenya ngo ibintu byararangiye. Reka rero dushimire umukozi w'Imana, muvuga butumwa bwiza Claire, urakoze kuri Zamuka, turagukunda. Ni ibitekerezo byawe byo wavuze kandi ubyubahirwe,
nanjye n'ibyanjye, ahubwo uduhe komenti nawe uduhe ibitekerezo byawe, tuzabiheraho ubutaha tubidisikasinge. Twe tubasaba inama cyane kurenza uko mudutuka. Yenda birashobora ko tuba twavuze tukarengera, ahubwo mujye muduha inama, ni nacyo kinyabupfura. Noneho resengera abakunzi bacu baze no gushyiraho nimero zawe kugira ngo abafite ibyo bakubaza ku miryango bakubaze, uko kuba yaratanye n'umugabo ukongera ugakora ugakunda ukajya mu murenge ukongera ugakora divorce y'urugo utabayemo, ukaba wirereye abana claire, ukaba umugore usa neza, n'irindi shema wagize. Umuntu yagushakaho ibitekerezo, umuntu wamubera umujyanama. Reka rero dusabe kugira ngo ubasengere, nababwire nimero yawe baze no kuzipininga. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Nomero yanjye ni 0788868993. Reka dusenge. Imana ishoboye byose, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutwari, Imana y'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Turagushimye, turaguhimbaje. Dusengeye umuryango muri rusange, ubundi umuryango wuzuye burimo papa na mama n'abana. Turifuriza abantu kugira imiryango myiza, kandi turifuriza abantu kugira imiryango yuzuye, kandi turasengera abadafite imiryango yuzuye ko Imana yayuzuza. Imbaraga zawe zibe ku bantu bawe, ubwiza bwe bubabeho, kandi iki kiganiro bacyumva buri muntu wese agire kubasha icyakuramo. Bana na buri mwe wese ku isi yose, cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka tugusabe dukorere ku nzogera, dukore sabone, ubundi ukande ku nzogera, ukore comment na share. Wibuke ko dufite maison de passage, wibuke ko Brigitte yakuha inda barazifite, ugategura bariko yawe, ndetse kirenze ku icyo ufite amakwe Brigitte araguhahira, gutekerera, kugaburira amakwe, ibintu byose bibe shalom.